urumva abana ngiye kiri gutuma nsaba abana nta kindi abana banjye bari gukoreshwa nk'udukingirizo bakavaringa amabi yabo barashaka ko ngewe ngenda mama wanjye agataha iwanjye akayitwa ko aje kunderera kuko ngewe ndahari nukuri ko Imana bamfasha ntago abana banjye ari ibikoresho by'amabi ndi musaza w'umudamu n'undi byageze ahangaha ntago ariho byatangiriye ubu mwe mwaje gukora inkuru yaratangiye kera uriya mugabo akwiye gufungwa kiriya ni icyaha cya kindi cyo kwica ubushyuhe bwo gushyuhukanga icyo byaye ese ubundi reka nkubaze muze ubundi wowe ufite ubushyuhe ngewe se rwose umva uwo nahura tungana ubushyuhe bwazo ariko ngewe ndakubwiye ntabwo nkubeshya rwose ngenda kubwiza ukuri ariko uwo tutangana umwana nk'uyu nguyu ni impurana we ngo ngwino ariko uwo tungana yenda ufite ibivi nanjye nk'uko mfite ibindi nticara dusangira agacupa wa gikecuru yenda nituramuka tugize aho turambara tugwa nk'intuza ariko bavyo ngo ni igisaza n'igikecuru ariko umwana nk'uyu nguyu n'umusaza ariko kuri umwana nk'uwo ngo rwose wumva bishoboka ariko igikecuru kigomba kugikubita igikecuru ngo kwa wari igikecuru rubaruza ubwengerega njye ndakubwiza ukuri sinigeze nsambana kugira ngo menye uko umuhungu arongora umugore aryamana n'umugore icyo gihe bagenzi bacu barazaga bakatwigisha umunsi wo gusezerana bakaguha amasomo cyane ntibavaga ku idirishya nawe kandi abakobwa b'icyo gihe yabaga agiye gushyingirwa ba nyina wabo n'abandi bose bakamubwira bati wisigira ibivuta byinshi akabyishika byinshi ku buryo umusore yamukoragaho bya bivuta bikanyerera ariko akarwanira kumukuramo ibyo yambaye rero mukaga bikuyemo umukobwa atayo atanyambitse ubusa yakabona umuheto abo kwidirisha bagata bamenya ko abasore bari kwidirisha abakecuru b'iki gihe bamugani bafite ubushyuhe kandi bafite na gahunda bakoresha kugira ngo abakuru babone ko baryoshye kuko umuntu ukuze yaryoha kurenza umutoya ntabwo bushyura bufite se oya nge nta bushyuhe nagira bwo gutwara umukobwa wanjye umugabo ariko ubusanzwe urabufite ubushyuhe burakaguye bugwa ntago namujyana ariko ubusanzwe urabufite oya bushyuhe se none se ko mfite umugabo Slim Jesus bavuze ko nyirabukwe yaryohereje umukwe we kurenza umukobwa we yego kurenza ngo umukobwa we nubwo bakayuzi ko mu rubibi mama ni uzi kugatanga neza nyina ni uzi gutanga ukayanga ryoshye ngo kurenza ngo umukobwa ayo makuru yavuye hereba ayo makuru se babivuze n'umugabo kuri PV1 no mu nzira hose bavuga ko ngo nyirabukwe aryoshye kurenza umukobwa nyirabukwe aryoshye kurenza umwana we aryoshye kurenza umwana we ngo ni uryoshye none se hari ikintu ndi kwibaza turi kuri iyo myaka udusobanuye neza ukuntu byagenze no kuvuga ngo uriya mugore yabanaga n'umugabo we yaramushatse kwa kuntu ushaka umugore umurusha imyaka myinshi noneho nyina yemeranya na kwaza kumusura yibeshye ko ari urungano rw'umugabo we oya ubundi umuhungu yazanye nyirabukwe yego avuga ko agwaye diabete cyangwa kumugwaza akajya amufasha n'abana ubwo nyine kugira ngo umukobwa yemere ko nyina aza ntabwo yarazi ko azamutwarira umugabo yaraje ubwo nyine barabana bigeze ngo birahitinga ukuntu nanjye nabyumvaga gutya ngenda mu muhanda yego ubwo nyine ngo birahitinga baza kuryamana bararyamana barakomeza bararyamana rwose bararyamana twibwirire bararyamana baje guserera n'umugore mugakajya bamukubita umugore arahukana yahukanye umugabo arutaha nyirabukwe arutahamo amaze kurutahamo barabana nyine arakomeza mwihera keya nuko nyine ariko ngo baranaturanye uwo mukecuru ngo ni umwarimu atuye hano hepfo dore aho yamuguriye nahangaha baraturanye jya ku ruhande rwa ruguru nta kibazo dore nahangaha baraturanye hano hepfo yajyaga ajya kwigisha kuna makuru ndi kuyumva ubwo mukwe yamutegereje hari ajya ku muhanda ngajyanye n'abana nyirabukwe niwe wajyanaga abana ku ishuri umuhungu akamutegereza ngo yagera hari ahijya agahita akora kuri telefone umuhungu agahita agafata nyirabukwe jugujugu ugasanga ngo urukundo ruri gusabana urukundo rugasabana ibintu bimeze neza ubwo urumva no kuba
w'abana se umukobwa wasenye bitewe na nyirabukwe mama we nyine mama wari we nyine umubyara gusa ngewe ndumva nababaye cyane ibi bintu nibwo bwa mbere mbyumvishije aho nyina byabo uretse utarababara umaje kumva ko umugore mama w'umwana yari aryoshye kuruta umwana ubundi urumva baryoha kimwe none se ko akuze n'ubundi ubwo azi gutanga keya kandi akungo gashaje akungo gakuze niko karyoshya imboga kandi nyogokuru aryoha bose sakwe wenda hari ukuntu yabigenje akamuha ibiti yarabigenzaga nka gute kugira ngo aryohe wenda buriya njye navuga ko ari igiti none se gutaryoha kurenza umuntu mutoya bundi kakuze akungo gahoze bitewe n'igiti cyakoze ntago akakungo gaho n'amahano ubundi ibyo bintu nta n'ahantu byakagombye kuba biba ese ubwo buryo bwa nyirabukwe nabubwiwe n'iki abakecuru b'iki gihe bamugani bafite ubushyuhe kandi bafite na gahunda bakoresha kugira ngo abakwe babo babone ko baryoshye none se kuki umuntu ukuze yaryoha kurenza umutoya nawe ubwo bushyuhe bufite se oya njye nta bushyuhe nagira bwo gutwara umukobwa wanjye umugabo ariko ubusanzwe urabufite ubushyuhe burakaguye bugwa ntago namujyana ariko ubusanzwe urabufite oya ubushyuhe se busanzwe none se ko mfite umugabo ndagira ubushyuhe gute ubwo ushatse kuvuga se ubwo umugabo wawe nawe arigendera nta bushyuhe nta bushyuhe se ariko wenda twiganirire ugiye kwigira mu yindi gahunda yindi twiganirire cyakora ni mu mukorera ubuvugizi arenganurwa ni gute umuntu yasohoka nk'imbwa yarasezeranye bakamuta hanze kuriya ubwo se ni ikihe kintu mwebwe mwakorana hoze njye nibaza ku buryo umugore yagaruka mu rugo cyangwa se uriya nyina we batandukanye ni urukiko rwabatandukanije ariko ni by'agateganyo Juste ganiriza uyu musaza nawe atwumve icyo abivugaho nk'uyu musaza mukuru nk'umusaza mukuru twumve icyo abivuga muraho neza muraho amakuru ni meza ibintu byabaye hano wabimenya njye nibwo nkibyumva ntabwo tuya hafi se nturi hafi ariko nibwo nkibyumva ariko wabyumvaga abantu bagendaga umukazana bamukuye mu rugo mama we yamukuye mu rugo umukobwa we ubundi inkuru nimba uyizuyizeho gute papa iyo nkuru rero kugira ngo umukobwa umubyeyi ajya gusenyera umwana ari umukobwa ni amahano ibintu byabaye i Rwanda ntabwo byigeze biho ahubwo kera uko nari mbizi hari igihe umusore yarongoraga inkumi nk'uko yenda ise akaba ari we ukazanura akajya gukazanura ariko nabyo babyumva bakavuga ko ari amahano ko yagiye gusenyera abana ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo umugore yagiye gusenyera umukobwa we yasingiye ni amahano bakwiye kubakubita amatovu nuko ngo uyu mama w'uyu mukobwa n'umukwe we bakoze amahano barambike hasi babakubita amatovu kugira ngo badateza igihugu ibibazo rwose barasabye tw'ababyeyi badushebeje yego ubundi byabagaho ko umugabo agenda akakazanura kandi ibyo byari byemewe ariko nabwo babimenya bigacika niyo mpamvu wigeze ukazanuraho oya rwose ntabwo icyo nzagikora imbere y'Imana rwose ndi umwere niyo mpamvu n'abasore bamaraga kubimenya yego icyabikubwiraga ni uko wabaga ufite nk'abana 4 cyangwa 5 noneho wamara kubaha abagore waza kumva umusaza arizibukiye ati we kanaka ati nguhaye uriya murima ati umugore wawe aranyubaha yavuga ngo aramwubaha akaba ari aho ngaho ahiniye nuko noneho rero ariko uyu mukwe nawe yubakiye nyirabukwe uwo mukwe se yamwubakiye hepfo wumvise niba yaramwubakiye ni amahano ariko nawe yarakazanuriwe buriya yamwubakiraga nk'umubyeyi nkuko nawe wakubakira so na nyoko turabivuga gute ahubwo ko abagabo bakazanuraga ubwo mugore we yakoze iki yakazanuriwe
oya uriya koze ibidakorwa ni amahano ntigeze naba. ukimara kumva iyo nkuru y'uko umugore yirukanwe mu rugo hagasigaramo nyirabukwe wayakiriye ute? Iyo nkuru ukuntu yakiriye se ukuntu yakiriye rero nabibonyemo amahano mabi nta nubwo byigeze biho. Ni icyaha kibi kitababarirwa. Yego wakwegeza uyu mugabo wamukorera iki? Wanyegeza uwo mugabo bamukwegereje. Reka nze nkubwire rero uwo mugabo we nta nicyo we sinanamurenganya yarenganya uriya mugore nyirabukwe kubera iki wemeye gutandaraza wemeye kugira ngo ave mu rugo rwe aze mu rw'umukwe aze gusenyera umwana bishaka. Kandi barimo baravuga ngo niwe wari uryoshye ngo kurusha umugore we, ngo yari aryoshye kurusha umwana we. Reka nze nkubwire rero burya n'amarozi abaho. Hari n'igihe wa mugore rezo wa mugabo akamuca ku mugore we. Aya ni amarozi. Ni amarozi. Ntabwo umugabo ntabwo umuntu w'umugabo yakwanga umugore ngo agiye gusanga umukecuru asize umugore muto. Ariko ngo barangana. Uwo mugabo afite imyaka 40 ngo bangana n'uwo mukecuru. Ariko nubwo bangana bwose agomba kuba azi ko ari umubyeyi we. Yego. Agomba kuba azi ko ari nyina wamubyaye niba arakubyariye umugeni nawe ari nyoko. Aba ari umubyeyi. Wabonye umwana w'umuhungu uhuriye nyina. Yego. Oya. Ikisa yatinya kurira nyina akatakurira nyirabukwe. Byagenze gute? Biriya nama hano mabi. No tubwire byagenze gute ibi bintu. Uko ndi kubyumva. Ibi byose ntago ngiye ndi ibintu urukiko rwanzuye nta makosa barimo. Murumva leta arabaswa cyane ku buryo bafata umugore bakamusora hanze nta cyaha afite. Wowe urabyumva bimeze bite? Ngiye ibintu mwe muri kuryoshya inkuru ngo nyirabukwe ngo yatwaye umugabo ngo umukobwa we ahubwo wasanga umukobwa ari wananiranye. Kuko ntago wakumva ukuntu bafata abana ngo batandukanye na nyina n'umubyeyi ku bintu bidafatika. Sibyo? Ngiye ikintu numva nicyo ibyo numva ngiye kugira ngo mukomeze mu kazi nkuru ngo amahano ngiye ko watuye hano hafi ngiye ni hano hafi hano niwe mugasha tugira amakuru none uzi kuri bino kuri no makuru natanga ngiye nkuko mbibona hano oya tubwira amakuru gusebanya pe tugira amakuru usanzwe uzi kuri no muryango nayaye jewe nshingiye ku by'urukiko rwanzuye oya wishingiye ku by'urukiko kubyo nzi se n'ibiki ko tuzi by'urukiko rwanzuye muri se umugabo akora iki mugabo akora iki umugabo si umusirikare ntago tubizi mugabo ubwo rero ndikumva tutangiye kwinjira mu bintu binini cyane reka mwebwe muri gusebya mukecuru w'umukobwa ukunyamugaza buretse nkubaza buretse mubahe by'urukiko rwako ni ukubera iki ibintu bya mukecuru kiri muri iyi nzu ibintu bya mukecuru impamvu biri hano muri ino nzu nuko urukiko rwa cyo ndareba ko kuki basohoye biriya bintu bya muke umukobwa bagasigaza ibyana umukobwa ashobora kuba yananiye umugabo kuki se uyu uri nka musaza uriya mukobwa ibi byo mu byumba wari umusore oya uri nka musaza uriya mukobwa ndagira ngo nkubaze uri nka musaza w'uyu mudamu ni nk'ikihe kintu wowe wakora muri kano kanya ndi musaza w'uyu mudamu n'ubundi byageze ahangaha ntago ariho byatangiriye bigeze ahangaha buriya bifite aho byahereye kandi hakomeye sibyo yego ubungubu mwe mwaje gukora inkuru yaratangiye kera ibintu byo mu buriri ibintu by'umugore n'umugabo yego sibyo nimujya mubigera mujye mubishyiraho akadomo ntabwo byo kuvugira ahangaha mu muhanda byigeze bikubaho nawe waba waratengushwe n'umugore ku buryo ushobora kuri ku ruhande rw'uyu mugabo kuko bavuga ngo ntakata buri imvano ubwo ngiye kamubwire abakobwa b'iki gihe bataye umuco bajya kurongorwa n'abasaza urumva batazi ibyo bagiyemo babakurikiye amafaranga kureba nabi nigize kumva ngo imyaka 50 ngo mwambwa agafite imyaka 50 ingahe 50 ngo ningahe ni 53 niko bangana na nyirabukwe ajya gushaka umukobwa w'imyaka 20 n'ingahe ahubwo abakobwa b'iki gihe bo bataye ubwenge ntago bashaka kubana n'abasore bangana bashaka kubana n'abagabo bafite amafaranga ni nawe ubona izi ngaruka zimeze gutya nk'umukobwa nk'uri abona akiri mutoya yasohowe mu nzu ariko kuba ariko ntago ari izo mpamvu buriya wasanga uriya mugore yacaga umugabo w'inyuma urumva nawe agahita ahitamo se kujya kuryamana na ibimenyetso birimo biramufata kugira ngo urukiko rusohore umuntu bari ibimenyetso bagendeyeho hari ibimenyetso runaka tutazi uriya mugabo yatsindishije umugore we kugira ngo urukiko rufate umwanzuro wo gusohora umugore n'abana niyo mpamvu abana babasohoye urumva ariko kuko igihe gitandukanye urukiko rwanze ko abana baba umugabo igihe gitandukanye umubyeyi n'umwana
kiba gikaze akenshi hari igihe bareba akabona umugore adashoboye kurera abo bana wenda nk'ubushobozi urabona nyirabukwe uzashobora kureba ari abana azabishobora kuko bavuze ko hari indi gahunda ashoboye reka nkubwire sibyo ariko kara kagahunda baba bakumvisha kara kagahunda ntabwo bura sibyo wenda umukecuru ashobora kuba abikora neza hari ashobora kuba abikora neza nabyo hari aweme urumva ariko iki ntabwo uriya mupapa yajya kurongora umukecuru arebye kiriya cyuki ubwo kiriya cyuki cyarananiranye ariko se urabazi kiriya gikobwa cyarananiranye uwo mukecuru wamuzi mukecuru ndamuzi ndamubona hari akantu kari kungwa mu gutwi nkumva uwo mukecuru nanjye mfite kuzamushaka bari kuvuga ngo ni umurezi umurezi yaba atanga ubuhe burere yasenyeye umwana we ntabwo uriya mukecuru mwebwe muperereze neza murebe munyamakuru bino bintu mubyitondere sibyo uriya mugore areke gusakuza nagende cyangwa uriya mugabo nawe yakoresheje nyine ka kazina wari umbwiye abangamira uyu mugore nase ushatse kuvuga ko uriya mugore amuburira ataryoshye uriya mugore amakuru naciyeho hano ngo uriya mama we ngo yaryohereje uwo mugabo we kandi uriya abamama baba bayakuruye kandi wasanga uriya mukecuru wasanga nyamara afite ibintu biryoshye ahubwo njye ntabwo nshaka kuvuga njye nshaka kwivuga njye ndashaka kuvuga ariko uri kumva ko ntabwo twabyumvikana ndashaka kuvuga ku rukiko dore nkubwire uyu munsi wa none uretse gatoya urukiko wenda nturaburana mu rukiko hakora ibintu bibiri hakora ikintu bita ikimenyetso urumva iki kimenyetso iyo gihari waba urengana waba utarengana none nuramusonga nawe ikimenyetso afite kigaragaza yuko urumva nyirabukwe yamusanze ari kurongorana n'uwo mugabo we urumva ari kumurongora icyo kimenyetso we yagifite ikimenyetso afite amarikodi akaba afite n'ubundi butumwa ari kubwira umugabo uti ntago nshaka ko mama aza hano umugabo bari ufosinga ko mama we aza ku mukwe we ubwo niba mabukwe bamujyanye bajya kurongoranya umukecuru niba rugero uryoshye niyakukane mukecuru erega ngo mukecuru yageze no muri turudaje Jista twisezerana muze yacaka kugusezera inyuma muze nadufasha gufata umwanzuro yego muze ubu rero uyu munsi wa none ni ubuhe butumwa waha abapapa abantu b'abapapa urubyiruko ruri kwishora mu buryo bwo ugasanga umuntu afite imyaka ugasanga umuntu afite imyaka 70 ashatse umwana w'imyaka 22 ibyo rwose ibyo nabyo namahano ibyo si amahano namahano kuko umwana w'imyaka 20 undi afite imyaka 40 urumva aramubyeyi n'umwana we ahubwo yakwiye kumugira inama akamuyobora aho kugira ngo amushikishe imitungo ngo nuko amushikishe imitungo amurusha ibintu ngo agiye kuryamana nawe biranamahano muganye mukecuru aratubwenga abakecuru uyu mugabo ikintu yakoze nicyo kuko yaravuze ngo nge ntago nagomya kurongora umwana wanjye reka nishakire mama we none se umva rero kandi nkwereke ikosa ryabaho angana na mukecuru angana na mukecuru angana na nyirabu ariko yamugize umugore none se iyo abikora mbere atarashyira umwana ku ntuza atararongora uwo mwana ngo basezerane wamutesha umwanya ngo basezerane none se ibyaha biracyafata uyu mugabo uriya mugabo akwiye gufungwa akwiye guhabwa igihano gufungwa ndetse n'imyaka nge namukatira 0 bamukatira imyaka 0 myaka 0 impamvu igituma mvuga ni akwiye gufungwa yabamubabariye nyine kuko kiriya ni icyaha cya kindi cyo kwica wamukatira burundu ni burundu ibura ni burundu 0 ni burundu ni burundu akagenda kumva n'abandi bakareberaho bakira cyane nka cyaha cyo kwica none se cyo kwica nyine ndebera agize na mwana yakoreye ibintu yasezeranye nawe ariko ngo ni imitungo barayishakanye ayishakana na nuriya mwana nicyo ngaho rero noneho n'uyu mugabo niwe wubakiye mukecuru hahepfo ariko ubwo buriya n'ubundi ubwo bari basanzwe
bahura yamuzanye mu buryo bw'intuza bw'amayeri ni ku buryo nyine umwana yenda yemeye kubakira atazi ibyo ari byo niyo mpamvu rero uriya mugabo akwiye guhanwa bitoroshye. hari umudamu umajije n'umudamu n'umukecuru niko navuga ukuze mu kanya amaze kutubwira ngo abakecuru b'iki gihe ngo bafite ubushyuhe ngo niyo mpamvu uriya mugore yananiwe n'abasaza niko bimeze. reka nze nkubwire rero wivuga ngo ubushyuhe ubushyuhe bwo gushyuhukanga icyo ubyaye. ese ubundi reka nkubaze muze ubundi wowe ufite ubushyuhe njyewe se rwose umva uwo nahura tungana ubushyuhe bwazo ariko njyewe ndakubwiye ntabwo nkubeshya rwose njye ndakubwiza ukuri ariko uwo tutangana umwana nk'uyu nguyu nimpura nawe ngo ngwino kandi urahari ariko uwo mungana ariko uwo tungana yenda ufite ibivi nanjye nk'uko mfite ibindi nticara dusangira agacupa wa gikecuru yenda nituramuka tugize aho turambara tugwe nk'intuza ariko wabyo ngo ni igisaza n'igikecuru ariko umwana nk'uyu nguyu n'umusaza ariko kuri umwana nk'uwo nguwo rwose ariko igikecuru kigomba kugikubita. igikecuru twumva ko aba ari igikecuru ruba ruzi ubwengerega ruba ruzi icyo rukora. naho rero umwana nk'uyu hari igihe areba umutungo ntiyibuke ingaruka ziri inyuma. abakecuru ngo baba banaryoshye nk'uko ntureba nk'uyu nguyu ubwo rero tuzaburemo ingaruka zabyo zizaza nyuma. ari bo ubwabo bakoze amahano ari n'urubyaro basize narwo ntibaruhaye uburere bwiza inzira babahaye ntibayizi ibizakurikiraho nyuma ntibabizi. abakobwa b'iki gihe bakiri batoya bakunda kwishinja ku basaza akabona nkawe rwose muze akabona ifite agasambu akakwikuraho mpaka mugize ukuntu mwigenza. ariko rero nkubwire yakwishinjaho ngo nuko akurebana imitungo nawe ubwawe uba umeze nka satani. se we niba ari icyo kwifuzaho wageze utya ugakora kuti wa mukobwa we enda genda wibesheho wigerageze gutya ariko ibyo ngibyo ureba uwo mungana. ikibazo wisanga mwaryamanye n'uwo mukobwa ukiri muto za ntuza rero yamahane turi kuvuga niyo yaje ku mugani umuntu akaryamana n'umwana we koko umwana we koko ni impamo bagiye bashyuhira bo banga ngo mubiri urashukana ufite umwana ufite imyaka 30 noneho ni umwana wawe ureba umwana w'imyaka 20 ujye kumushuka ese watekereze ko n'uwo bazagira undi wamushuka hirya ku ruhande we uhagize undi umushuka wowe ukabimenya byagenda gute. hari ukuntu umubiri ngo ukurusha imbaraga oya umubiri turawutegeka aya ntabwo awutegeka turawutegeka ubu kuva mu busore bwawe warawutegetse koko njyewe ndakubwiza ukuri sinigeze nsambana no kugira ngo wararongoranye gusa no kugira ngo menye uko umuhungu arongora umugore aryamana n'umugore icyo gihe bagenzi bacu barazaga bakatwigisha umunsi wo gusezerana bakabigisha gute bakaza kwigishiriza kuki kumugore yarazaga wabaga uzasezerana nk'ejo yego abasore bagenzi be bakaza mukaganira bakakugira inama bakakwereka inzira uzanyuramo mwaba muvuye gusezerana bakakubura bati ugenze gutya unyura inzira gutya ku buryo bararaga no ku madirishya kugira ngo tambikana system utambike gutya tuze gutya ngwino hano kubita hasi ngera hariya kabisa geruriya munyamakuru kugira ngo bumve ko ushobora ukamukubita hasi bakumva umwana ari umukobwa ari zatatse batikaga nkukacuka byasabaga ubwo adatatse nyine wabaga uri kubasuza bakaguha amasomo cyane ntibavaga ku idirishya nawe kandi abakobwa b'icyo gihe yabaga agiye gushyingirwa ba nyina wabo na bene bose bakamubwira bati wisiga ibivuta byinshi akabyishika byinshi ku buryo umusore yamukoragaho bya bivuta bikanyira umwe akikubita undi akikubita ariko akarwanira kumukuramo ibyo yambaye rero mukaga bikuyemo umukobwa atayo atanyambitse ubusa yakabona umuheto abo ku idirishya bagahita bamenya ko abasore bari ku idirishya bagatangira bagaseka yagira atayiwe ataranyise mama aranyise ko batakaga abahungu bakakaga nabi bari inyuma y'idirishya ku idirishya bakaba baragakoma abagore bakavuza impundu iwabo umuhungu umwana wacu abaye akagabo nibwo wumvaga rero mu gitondo bavuga ngo bagiye gusura umugeni ibyo bintu mwakoraga n'ibya bindi bita gutera ubusurira
gutora ubusurira siko babyita gutora ubusurira oya nyine kujya kumva mukajya kumviriza byitwaga kumviriza nyine ibyo ni ukumviriza kwari ukumviriza kumva kumwe umusore yabaye umugabo ukuvuga ubwo bakumva barimo bagona atatatse bakagenda aho titwarapfushije nyine yabaga umuhungu yabaga yananiwe umugore agakubita urugi agasohoka yakisohokera akigendera iyo babonaga rero umukobwa ajya muri salo se iyo babonaga rero asohotse agiye muri salo urundi rusigaye mu cyumba ari kugira baruvuga ngo ati yananiwe tirwabaye kigwari baba data naho rero iyo banigaguranaga bakanigagurana ukumva umukobwa aratatse yaramukaga atatse mama we muze wenda turi kukana ku musozo niki wabwira uyu mumama uyu mugore uyu mwana uyu waryamanye n'umukwe oya uyu basenyeye urugo uyu nyina asenyeye urugo uwo nyina asenyeye urugo akwiye kwihangana akwiye kwihangana ariko akaguma mu rugo rwe yego kuko iriya mitungo yose niye n'uriya mugabo ukagisha ngo yarayiguze leta ikwiye kuyimusohoramo niye n'utwana yabyaye reka tugushimire rero urakoze cyane namwe murakoze. Yes, uyu nguyu ni umukozi wo kwa Isimbi wo mu rugo rwo kwa Isimbi ndetse n'umugabo we akaba ari wa mudamu mwabonye wasohowe n'umugabo we ibintu bye bakabita hanze. Reka tugwereze ikaze bite se? Ni byiza. Meze neza? Yego. Bakwita ngo iki? Kano kantu kamfasha. Bakwita ngo iki? Banyita Sifa. Bakwita Sifa. Yego. Niwe mukozi wo kwa Isimbi. Ndagira ngo tubwire ikibazo kiri muri rugo kimeze gute giteye giti? Ikibazo cyo muri ruriya rugo nge naje ngisangamo. Ikibazo cyo muri ruriya rugo nyirubwite nyirigitera ni mama we. Yego. Ni mama wuriya mugore. Yego. Yego. Byagenze bite? Amakuru mfite nuko mama wa Cecile yaje kuba muri ruriya rugo azanywe n'umukwe we Christophe. Yego. Mukuhaba ko yitwaje ko arwaye. Ahaba imyaka 3 n'amezi 9. Ariko muri ubwo yahaje abafite umwana umwe. Yego. Baza kubyara undi mwana wa kabiri. Umwana agira imyaka 3 kiranana ni wabo mu nzu. Yego. Mu cyumba kimwe n'undi amaze gukura. Agira imyaka 7. Mama abona yuko atari ikintu gishobotse kubana n'abana be mu buriri. Ahamagara nyina wabo ko yamufasha muri umuna we akaba yabavira mu buzima bakuba ku rugo rwabo. Yego. Abimubwiye umukecuru yari kubise hacemwe icyumweru umukecuru ari kubita ajya kubanya byondo abonye yuko ari kure y'akazi aza kuba hano hepfo. Yego. Umugore batangiye kumushyira ku nkeke akubitwa n'umugabo. Akubitwa n'umugabo we. Azira iki? Azira yuko nyina avuye muri ruriya rugo. Umugore abona yuko stress ari ndende hari gihe yanakubiswe arara mu bitaro. Ariko akamuza kunyeke amubwira ko azamwica. Umugore abonye ko bare bazamwica ahitamo kugenda yahukanye. Aragenda acumbika ku muturanyi azi ko bizamara igihe gitoya. Ariko byarangiye aruhagurutsemo aho umwanya mama we atahurwa urugo. Ndi kwibaza hari ikintu nari kubukumva. No kuvuga ngo uyu mudamu mama we ni umutwaye umugabo. Yego. Atwaye umugabo na nyine. Yego. Gute se byagiye nyine ndashaka kwibaza ari ibintu tutari gusobanukirwa. Isano rya mama uriya mugore n'umugabo we niri. Ni umukwe we. Ni umukwe we. Yego. Yego. None se bararyamana bimeze bite? Natwe niko tubyumva ko baryamana. Mwatanga inzira. Yego. Ari umusenyi y'urugo rwe yahabaye umwaka n'igice. Yego. Igihe Gorori atarurimo ari kwivura stress yaratewe n'umugabo we na mama w'umubyara. Yego. Nuko ngo umugore yarahukanye yageze aho mabujawe yageze arahukana amaje kwahukana mu rugo hasigaramo mama we. Yego. Yaraje kuba ari kumwe n'umugabo wiwe. Yego. Bitwaje yuko yataye urugo ngo baje kurera abana. Yego. Mu gihe aje gusura abana umugabo aramufasha aramukubita. Yitabaza inzego z'ibanze. Yego. Inzego z'ibanze zibijyamo zibwira mama we yuko agomba kuva muri urwo rugo
umugore nawe agasubira mu bana be akabarera. Umugabo abonye ko rero bidahagije yagiye kwaka divorce. Yego. Yatsi ya burundu bamuhaye muri 2027 mu kwezi kwa gatandatu. Yego. Abonye ko biri kure yatse divorce y'agateganyo. Bategeka yuko Cecile yamburwa uburenganzira bwose agombwa nk'umubyeyi. Bavuze yuko agomba gusohoka asohoye imyenda ye yonyine. Yego. Bamugenera mu 170 y'inzu n'ijana ryo kumutunga. Ariko abana bakabasigira Christophe. N'imitungo yose bikabamusigira. Niba ari umunyarwanda kurenza abandi afite purusi 100 ndakagira 50, ubwo natwe mwazabitubariza. Yego. Ariko muri ibyo ngiye numva abana batabwa Christophe. Kubera iki? Kuko Christophe nta burera yaba afite bw'aha abana. Nk'umuntu utaha ijoro. Ataha saa 8 z'ijoro, saa 6 z'ijoro. Ayo masaha asanga abana baryamye. Hari n'umunsi yatinze gutaha kuko ararana n'abana mu cyumba kimwe, abana baramukingirana. Yaraye muri saro. Yego. Ubwo rero niba umuntu ataha izo saha bakamuha abana n'ubuhe burere ki azaba sukubica. Bari bamaze igihe umugore n'umugabo batabarara mu cyumba kimwe, umugabo ararana n'abana. Kuko niwe ufite uburiri bunini, afite metero 2 kuri 2, umugore akagira 120. Rero abana nibakwirwa kwa mama we. Baranaga n'umugabo. Barananaga na papa wabo. Ariko mama bebe nta kintu amwakuraho mu by'ukuri. Barafite imyaka ingahe? Umwe afite imyaka 5, undi afite imyaka 9. Imyaka 9. Yego. Hanyuma se ubwo wowe wararaga he ko numva nyine Jewe mfite inzu yanjye yo hanze. Inzu yo hanze. Yego. None ndibaza bano we bari kwirukana umugore nawe bakwirukanye? Yego. Bakwirukana iki wowe rero? Rero yuvugira uyu mugore ubu mwanzi wabo. Niba bashaka yuko uvuga amabi yabo bakora. Yego. Kuko bazi yuko rero hari bimwe nzi kuri we akora bitari byiza ntiyahansiga. Ibintu akora bitari byiza se nibi? Nko kumutera ubwoba yuko azamufungisha. Kandi nta kintu uriya mugore atakoze ngo biyunge. Hari n'igihe yari ku isabato nimugoroba mpagaze hariya mbona mama yururutse moto, ariko ngiye ndamwitsimba kuko ntago nari muzi, yarameze nk'umuntu urwaye. Yego. Umumotari amubaza ati se nta mwana ugira? Aramubwira ati ndamugira tuye hariya haruguru, ariko anyita ko ndi umurozi. Yakwise ko uri umurozi? Umukobwa we ngo amwita ko ari umurozi. Ni ikintu bapfa rero gituma nyina avuga yuko amwita umurozi, kandi iryo jambo sinari mwumvana n'umunsi wa rimwe. Ntabwo mwazabimubaza ikintu gituma agenda amuvuga imihanda yose. Nimero z'uwo nyina urazifite? Hoya twazaka mama bebe. Kandi mwabanaga ntabwo ajyaga nimero za nyoko buja wa kabiri? Hoya ko njyewe ntacyo muriraho nawe. Yego. Ubu ngubu aka kanya ndi kubona mwese murashagaye hano hanze. Mama wuriya umudamu we ubu aka kanya wari he? Ari ku kazi. Ari ku kazi? Yego. Kandi bamwe bavuga ngo araryamye mu nzu. Hoya ari ku kazi. Ari mu kazi ari buze gutaha. Yego ataha hari hepfo, ariko kugenda ajyana n'umukwe we. Nuko ngo birukanye ajyana n'umukwe we. Yego. Nuko ngo yirukanye umugore wiwe azana nyina w'umugore we kugira ngo bibanire. Nanjye niko mibona bazamuzana yitwaje kaje kurera abana. Bitwikira amabi yabo. Baritwikira bakabikurikirana. Reka tubaze abaturanyi hano. Abaturanyi bose bahita bahunga. Reka turaje turebe tugenda tubaza abaturanyi twumve ukuntu bimeze. Uriya yari umukozi wa hano muri runo rugo. N'urugo baraza kurubereka kuri kamera, ni urugo rwiza iyo ururebye ubona ko ni ahantu heza rwose, ni inzu nini, n'abantu bari babayeho ubuzima butari ubwo gusa umunyu niko bavuga. Urabona inzu ifite ikigega, ahantu yubatse neza, bafite ikibanza kinini, ariko mu by'ukuri inkuru ibabaje nuko umugabo yaje kwirukana umugore wiwe babanaga mu nzu, ahubwo azana nyirabukwe ngo ubu ngubu niwe basigaye babana, niwe bagiye kuzajya babana. Nibiri kuvugwa n'abaturanyi ntago turabimenya neza, cyangwa se nyirabyo araza gushyiraho uruhande rwiwe, ariko urumva mu by'ukuri nuko bimeze. Reka nshimire mwebwe twari turi kumwe, mbifurize kugubwa neza aho muri mwese.
yego hano turi i Nyamirambo ubwo ni mu karere ka Nyarugenge umurenge n'umurenge wa Nyamirambo aho bita mu Miduha habere ikibazo gikomeye cyane aho ngo umugabo yirukanye umugore we akaza kwinjiza nyirabukwe turi kumwe n'uwo bita Pasteur Juste umeze ute meze neza cyane urashima Imana urebye twaje gutabara twaje gushungera inkuru ya hano wayibonye ute bo inkuru ya hano yimenye ndi mu Bugesera ditatuza twirukanka kugira ngo turebe akarengano uko kari kameze yego twahageze hakiri inzego z'umutekano by'umwihariko nka polisi y'igihugu yego wageze akamikoro hejuru gato nka polisi y'igihugu yari ihari yego n'umuhesha w'inkiko yego rero ukuntu byari bimeze buriya umuntu utarubaka urugo yego akaboneye inkuru ntago yabyumva ariko buriya mu rugo habamo ibintu bigiye bitandukanye guhubuka kwa buri ruhande yego ntekereza ko buriya ari umugore n'umugabo buri wese ari kwicuza n'impamvu ibyo bintu baba baranabikoze ariko rero ubu ngubu yego hahita habamo gufata ntago umugabo uyu munsi wa none afite uburenganzira bwo gusubiza umugore mu nzu kuko umugore ari gukurwa mu nzu n'itegeko urumva nuko ngo umugabo nta kintu na kimwe akora cyatuma bongera kubana yego kuko itegeko ry'umuhesha w'inkiko niryo riri gukura umugore mu nzu kandi baramutse badakurikije itegeko ubutaha bazabyifuza ubwo butabera ntago bwabwubahirijwe kandi buriya mu rukiko hakora ibimenyetso mu gihe umugore nta kimenyetso afite aba agomba kwihanganira akarengane uyu mugabo bari kumubaza bati ese umugore mwapfuye iki gituma wakadivorce akavuga ati ntacyo umugore wanjye namukundaga twanakundanaga cyane gusa ariko ngo ibyo twapfuye ngo biri mu mategeko wowe mu mboni zawe uri kumva ari nk'ikihe kintu baba barapfuye ni ubusambanyi kurya uriya mugore yaba ari umusambanyi se ntago mbizi hagati y'umugabo nta kindi rega kintu gishaka gusenyura mubi cyane nese uriya mugore ari umusambanyi urumva iyo urimo urasesengura ikintu nk'umusesenguzi nkanjye isi yubaha yego nta kindi kintu gishobora gutuma umugore n'umugabo batandukana umwe ashobora no kubeshyera undi ko abikora undi akagibwa mu matwi ko hari umuntu ujyayo barabibonye ubwo Kibonke yitwikiraga mu nzu barabibonye ubwo mwarimu Kerema yijyanaga muri Muhazi abo bose barapfuye ahubwo ngewe ukuntu ndi gushima Imana ko bose bagifite amaboko mazima amaso mazima ntawe wakuyemo undi jisho naho aka gapangu kangana gutya nta birenze uriya mugore uko nabonye ni umunyembaraga yazashaka n'ibindi umugabo nawe nta birenze we nabonye akuze ibyo uriya mugore yavugaga se nimba uvuze ngo nashoboka harimo ubusambanyi ubwo akaba ari ukwigiza nkana birashobora ko ari ubusambanyi bwo ku mugabo kuko buriya ikindi cya kabiri ushobora nawe guhita utekereza ngo ubundi kuki urukiko rwahesheje umugisha gusohorwa k'umugore mu nzu ndetse rukananzura guhereza abana umugabo ibyo byose ugomba kubirebaho bamwe buriya mu cyumba cy'urugo haberamo ibintu byinshi muri cya cyumba kimwe abantu baryamaniramo abari danje hanyuma rero ukumva ngo kandi umvishe ko umukozi avuga ko bari baratandukanye ahubwo uriya mukozi ni danje hari akantu avuzemo ndumva uzi ko azipima ingano y'ibitanda byabo se arayizi aka kantu arateganyaga kukamubaza birancika urumva ingano z'ibitanda cya sebuja araraho ngo ni kinini n'ugito buriya rero n'uvuga ngo kiriya cyumba kiberamo ibintu bikomeye byinshi bikomeye cyane ufokasinze buriya abamama ni abantu bakunda kugaragarwaho amarangamutima y'akababaro ku buryo ushobora guhita ubyumva ariko buriya mu mugabo nawe dushima Imana ko atariyahura ari mu mugabo biba bikomeye ari mu uriya mubyeyi biba bikomeye noneho rero uriya mubyeyi watekereza gute we mu rukiko byabaye ntajurire uriya mwanzuro ufatwa agatsindwa igihari rero ni iki twese nk'abaturage tuba tuvuga se uyu mugabo we niyo umugore yatsindwa ni ukubera icyo atagira n'impuhwe basi y'igihe runaka babanye ngo amugumishe mu nzu noneho nazamara kubona iyabo wenda have urumva uhita utekereza icyo kintu ariko uyu munsi wa none urabona ko iby'urukiko rwanzuye abana ntabwo ari ab'umugore nta b'umugabo ubwo umugore nta gaciro agifite hano urumva ni ibintu byumvikana rero urukiko
ruba rugomba nyine nako abanyarwanda twese dufite ubutabera. Hari impamvu zumvikana, hari impamvu zumvikana wenda zitagaragazwa n'umugore atavuga. Hari ibintu byinshi ngiye kubera inkuru nahageze kare. Yego. Harimo impamvu zumvikana. Uyu munsi turi gukonta ku mumama kubera agahinda k'abana umubyeyi wabyeyi. Buri abagabo ntiturera mwana. Reba nkurira amafaranga nkaba najya kugura indaya ahubwo nkayasigira indaya. Ariko uri umugore washobora gusambana kugira ngo abana babeho. Ariko nta mugabo urera. Ubundi buri abagore nibo barera. Nibo baba bazi agahinda k'abana, nibo baba bazi ingaruka nuko baba managing. Akantu kuko uyu mugabo yabasigaranye nyirabukwe mu nzu urakavugaho iki? Ariko nabivuze mu kiganiro cy'umuryango ku Isango. Ibi bintu abana biharaje. Ngo sebukwe w'umwana ngo papa wanje ngo arabi wanje jewe mana yanje data nkabana nawe mu nzu. Mama nuko yapfuye ubwo mama kanzira mu rugo. Yewe mama mi ibyo mibihari abanyamurenge nibo nabonye byahiriye. Ariko abandi bantu twese dufite amakesi aho abamama abakobwa bagiye bashakana abagabo bagiye babatwara abagabo. Dufite hano inkuru aho rero gusa nje nibwo numvisha ariko nyirabukwe urumva mama w'umwana we asundi yazaga gukora iki? Hoya ahubwo nibwo numvishe uyu mukecuru yandagaje abadamu mu Rwanda. Nibwo bwa mbere numvishije ngewe aho nyirabukwe w'umuntu asigara mu rugo rw'umwana yabyaye. Umwana akirukana. Je baba kiliziya nyiragatulika mama nyirimo. Nibwo bwa mbere mbyumvishe. Nje nabanje kugira ngo nibijyo. Bikira Mariya w'ikibaho ni ukwiye gutabara. Ubanza abandi babikira Mariya barananiwe. Ariko uwikibeho ni ukwiye gutabara abo babikira Mariya bangaye. Nibwo bwa mbere numvishe noneho umukwe wasezeranye. Yego. Wakoze ubukwe. Sha nibwo bwa mbere numvishije umukwe wagiye hagati y'amaguru ya nyirabukwe. Uziko yuko bukwe bari mama wawe se? Abari mama wawe. Tekereza umwana yarongoye nyina. Ni ikibazo ni umwanda ukomeye. Noneho rero nukuvuga ngo Minisiteri y'Umuco Eruka ngo uriya mubyeyi nyina we yari mukuru. Nyina angana n'umukwe we. Uriya mugabo nawe yari mukuru. Uriya mugabo afite imyaka 53 na nyirabukwe afite 53 barangana. Ibi nibyo navuze Sirimu. Ibi nibyo mbwa bushakashatsi bwanjye bwagaragaje. Ikigaragara cyo genda tukwiganiriza basi twibwirira ukuntu byo. Genda twiganirire mama. Ngwino twiganirire mubye. Rwose genda bakwiganiriza. Mama wanje ngwino hano. Wigenda kure rwose. Mumeze neza. Tugire. Meze neza nta kibazo. Ukuntu umugabo yabivuze kuri P1 ni mugoroba. Komera. Urumva abana ngiye kiri gutuma nsaba abana nta kindi. Abana banjye bari gukoreshwa nk'udukingirizo bakavaringa amabi yabo. Barashaka ko ngewe ngenda mama wanjye agataha iwanjye akayitwa ko aje kunderera kuko ngewe ndahari. Nukuri ko Imana bamfashe ntago abana banjye ari ibikoresho by'amabi. Ntago abana banjye ari ibikoresho byo gukingira ibyaha. So Madame Jeannette Kagame amfashe pe. Cyane ku bana. Reka tukubwire ngo komera kandi wihangane. Iki ni igihugu kigendera ku mategeko, kirimo abanyamategeko, kirimo ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bwacu bwiza bw'igihugu n'inzego z'ubutabera uyere mu iperereza mu bugenzacyaha polisi aho hose turahizera. Humura bishobora gupfira hamwe ku muntu ku giti. Twizere ko mu gihe kiza hari Imana raporo yo kubeshya. Akagari kakoze raporo y'imini yo kumbeshyera yo kunkoza isoni. Aka kagari bakita ngo ni Gasharu ni gaki? Akagari ka Rugarama. Akagari ka Rugarama. Je ntekereza ko iyo bagiye gukorera umuturage raporo yaba ari yimitwarire cyangwa niyo y'ibibazo byose by'amakimbirane, raporo ihera mu nzego zo hasi cyane. Mutwara sibo bamutekano bamudugudu bikagenda bizamuka. Ntabwo ngiye rero Gitifu Akagari tuziranye ku buryo ashobora guhagarara akankorera inyandiko inyicisha. Ari nayo mugabo wanjye yakoresheje ajya gusaba gatanya. Icyo kintu ni ibintu nandikiye RIB urwego rw'akarere ka Nyarugenge complaining mvuga nti mukurikira iyi raporo
mukurikirana uburyo yabonetsemo kubera ko njye mfite raporo yakozwe n'urwego rw'umudugudu itandukanye n'iyo raporo y'akagari itandukanye kandi ni inzego so umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari urakeka ko yakoze raporo mpimbano ntabwo mbikeka yarabikoze ntose si wowe yakoze raporo mpimbano kandi njye nanjye umunsi ayiha umugabo wanjye nari niriwe ku kagari nanjye musaba iyo raporo nawe ntiyayiguha njye nimwe raporo umugabo wanjye akayihabwa niriweyo message ndazifite buri kintu kimwe cyose amapreve ndayafite umugabo wanjye agahabwa raporo njyewe nkayimwa noneho akaza ari raporo yo kunshisha umutwe ni ibintu rero byarabaye ariko ntabwo byanejeje umutima wanjye ibyo bintu ndi mu kiganiro reba uhamagara hanyuma dusoza umusaza muraho neza nk'umuntu w'umubyeyi tugire gutya nk'umuntu w'umubyeyi ntabwo tubaza nkamutekano turamubaza nk'umuturage nk'umubyeyi turifuza kugira ngo utuganirize urabona shakanguhe uyu musatsi wa kabiri n'uru ruhara ubusa birakwiriye ko umudamu washatse cyangwa se umudamu washingiye agashingira umukobwa we akamushingira umukwe we birakwiriye ko yaza kubana n'umukwe mu rugo agasigarana n'umukwe mu gihe umukobwa we yagiye yahukanye bakabana bikarangira byiswe ko ari umugore na mugabo ayo makuru yaba yarakugezeho nk'umusaza nk'umuturage nk'umunyarwanda kandi ukuze ushyira mu ndangagaciro ibyo uyu mudamu na mama we n'umugabo we wabibonye ute ubyakiriye ute itandukana ryabo narabyumvise ariko nagahomamunwa birambabaje cyane ahubwo yego sinabona uko mbivuga ku bijyanye na nyirabukwe cyangwa se na se uriya nyina w'uyu nguyu ntabwo njye nabihamya yego simbizi ariko uyu mudamu asohowe ntabwo ari byo ntabwo ari indangagaciro zacu ahubwo bakagize nkuko yabaga mu nzu akayigumamo gusohorwa ubu arajyahiza ntabwo biri mu rwuzi ntabwo rwose nanjye ndababaye nawe urababaye ndababaye kandi ntacyo narenzaho kindi ubwo ubutabera bwabigize bikore ariko burya ubutabera nabwo hakwiye kubaho gushishoza ari polisi yakoze ibyayo ari wa wundi polisi y'inshingano yakoze inshingano babandi hari n'umuhesha w'inkiko ntitwamurenganya ntitwamurenganya ariko urukiko yego jotogire ntabwo nabihamye 100% rwose bakoze neza none se baranyagirwa hanze arajya kwande aravuga ko adafite nyina n'uriya bariho bahangana arajya he ikibazo ubu nko mu mugoroba hagize ibisore bimufata ku ngufu ubutabera atabonye none aha afashwe ku ngufu ubutabera nabwo yabona ibi bintu ariko gusa mugerageze mu mutangire serivisi nziza abona ubutabera hanyuma abone n'ahajya rwose birababaje muzehe uri umubyeyi ndakubona nk'umubyeyi ntabwo nakwita ibyo byose nka mukuru wanjye uburyo mbibona ko nanjye ndi muri kimwe cya kabiri cy'ikinyejana hafi ndakingayinga nk'umuyobozi w'umutekano noneho tugaruke mu mudugudu hari raporo waba warasinyeho yemeza ko uyu mudamu yagize imyitwarire mibi ikajya mu rukiko yewe rwose nta nubwo twegeranye afite akagari ke ngira akagari ke muri mu tugari dutandukanye yes uretse gusa ko nca ku muhanda nkabyumva gusa ariko gusa nanjye nabigaye nawe wabigaye ibise never again nk'umusaza wambaye umupira mwiza wa NEC komisiyo y'igihugu y'amatora umupira wa komisiyo y'igihugu y'amatora umupira utuma ntabwo ari byo byakuzanye ariko ibyo rero byose uri mu bantu batoresheje inze